Ni wa mama yarutse kuza gufata umukozi aho ngaho umwe waje mu cyumweru gishize nyine. Nashaka ko muhereza undi mukozi waba ufite yigendeye umwana ndamwe gasanga ngabo batera mu nyaruka ngo ahitabyuka yigendera. Nukuri ko Imana urakoze cyane. Oya ni hano mu Kiyovu hano kuri kaburimbo neza nafata moto nyina yime tuvugane na muyobora wamfashije cyane rwose. Sano kuri Imana ngo umugisha urakoze cyane. Sawa ndamutegereje ndi mu rugo. Oya nta mayobera hari rwose. Nta mayobera ni kuri kaburimbo we nazana n'umumotari. Umumotari tuvugana umuhe nimero yanjye. Shano kuri Imana iguha umugisha undebera akana ariko ubona nawe ko gashoboye akazi. Sawa urakoze. Sawa umunsi mwiza nzakubwira nambere umwana mwiza. Sawa. Ese ko numva gunyabuza ngaha habaye iki? Kumva guri gutabaza ngaha? Ariko Ivete mwana wanjye koko ni gute ugeze izisa umwana w'umukobwa kiryamye ubizi neza ko nta mukozi dufite yagiye. None wajya ngora iki? Ubuse birakwiye ko waryama hano iwanyu hasa gutyo ubizi neza ko nta mukozi dufite. Ariko Ivete ubu birakwiye ko ari bikubura ko. None wajya ngo nze menuka n'ibyo ngibyo uri gukora. Ariko si Ivete mwana wanjye mu rugo kwa papa je menuka nza gukora ngibyo ngibyo uri gukora. Hayi masuba amasaha waruryamye. None wajya ngora iki? Wagira ngo nkora iki? Ndagira ngo umenyeshe ko umukozi namutumize hagiye kuza. None se nyine ariko agomba gukura amaboko mu mufuko ukamufasha. Ivete ntabwo nifuza ko uzaba umugore wabizengara mu gihe utazi uko byatetswe. Papa yasize imitungo myinshi cyane ku buryo nge nakwiye kuza nkoropa nkubura nkora ibiki n'ibyo ngibyo wowe uri gukora. Tegereza umukozi wahamagaje aze agufashe atari ngewe. Ive ntabwo ari uko nakureze mwana wanjye. Ntabwo ari uko nakureze nta nubwo nifuza ko wagakwiye kumbwira gutyo. Ujya ngubwiye gute? Tujye tujya inama mu gihe tudafite umukozi wumve ko ufite inshingano nawe zo kugira isuku wanyu. Si uvuze ko umukozi wahamagaje rekaze agufashe ariko atari ngewe Ivete. Nagusabwa kuzajya umufasha kubera ko ntabwo umukozi ari umucakara nawe ntekereza ko wagira inshingano. Mu bitogo kwa papa ngiye mfasha umukozi. Bwize cyewe kwa papa menuka ndi gufasha wowe. Kora dukora uwo mukozi aze agufashe atari Ivete turi kwabiza gutyo kandi ubabarire. Ndakeka
ariko ngicyo akazi keza kandi kuko niba ari abamushuka niba ari ko ateye imana ngenze ko nta kintu kibi nakoreye uyu mwana rwose ntabwo ashobora kunyura ndimwe gusa nyina ko atamwonkeje nkamurira mukuze ko nigeze mwereka urukundo ruke umwana ibintu abikorera iki Halo? Yahageze se? Sawa none reka tumukimbure. Ivete. Ngwino ukingure umuntu uri kwiremba. Mama, ibi ni ibiki nanga? Ibiki? Ntuziki se kandi? Iki ni iki kijanga? Umukozi batwoherereje. Umukozi batwoherereje. Umukozi? Umukozi. Ntabwo twe dukeneye umukozi se? Uyu muntu mbona ari kuza yikwatagura gutya niwe ujanga papa. Bitwaye iki se ntabwo twe dukeneye umukozi? Umva mama, niba udashoboye kuzana umukozi muzima w'umukobwa ntabwo ikintu cy'ibwinjanga mu nzu ntabwo bishoboka. Ivere kundi mwana yinjira. Girayo. Mama ngaho ndebe. Iki se kandi? Ndebe ibyo mbavuga. Niki gifite umwanda ngabisobanura cyangwa ndebe ku kizu kikanagiza ibikoto byacu kurana makara torche gutya. Akusumana waritse amahane. Mama nawe kwibona urebe kuranga hagise. Nazisiga ariko reka amahane reka tugerageze undi mwana. Harya mwana witwa nde? Yanita Obama. Inde? Obama. Obama. None se Obama. USA Obama. Uzi gukora iki se mu mirimo yo mu rugo? Uzi gufura, uzi guteka, uzi gutera ipasi. Nakubajije ngo ushoboye gukora iki mu mirimo yo mu rugo? Byose ndabizi ariko n'icyo nazi mwayigisha njye mfataho. Muri icyo gikapu harimo ibintu kandi. Hari amafaranga ahangaha uje gutanga utwigishe. Mama buretse. Ahangaha usigaye ufite ikigo cyigisha guteka. N'indi mibango y'ubu birashoboka ko uyu mwana aribwo akigera ikigo. none uwo mwarimu Bigutwaye iki se tumuhuguye akatubera umukozi mwiza? Ubu se uwo twari dufite ntabwo yadutorotse akagenda. Jya kumwereka icyumba cye. Nasi hano kandi ugasiga ibyo bikweto ahangaha usajya kwereka icyumba. Ariko muri iyi minsi baza barakuruze si gusa. Wagira ngo wari urivuga ibyabushaka. Mwana wasigize ngo Nasiga ibyo bikweto aho hari azi umuntu kigenda akora icyumba cyawe. kandi ugendere kure ko twumva utari yurahamwe kuri iki. Nyamara umukozi wanga wasanga ruzatubera umwana.